ndabakunda bifuriza umugisha w'Imana. We need to get inspired. Tuzagera kure twese dufatanyije. Nta kimana itakora, aho Imana itagukura, n'ahantu Imana itakugeza. Imyaka 7 y'inzara yatunze igihugu cyose. Mukwiriye kuba imitwe ntimubimirizo. Mukwiriye kugira amafaranga, mukwiriye kugira ubutunzi, mukwiriye kugira ibijyanye na tekinoloji, mukwiriye kugira ibintu bidasanzwe, uburyo mubikora bikamanura ubwami bw'Imana, bikazana ibisubizo by'ibibazo bya benshi, ku buryo n'ubigezemo avuga ngo nabonye Imana muri ino business, nabonye Imana muri organization, nabonye Imana muri service zose bampaye, nabonaga harimo ubwiza bw'Imana. Nicyo ngicyo dukeneye gukora, ukagihunika ukakibika, kuko ejo ntabwo uzi uko ejo bizaba bimeze. Amapfa yatera, ibyago byaza, ibiza byaza, ngo Imana imuha umugisha. Nubiba Imana izaguha umugisha, nubiba Imana izagukubira. Ariko niwicara ntubibe, ntushyiremo imbaraga, ntushaka amakuru, ntukorane n'abantu, ntiwige serivisi nziza, ntuwige ibya tekinoloji, uzasigara inyuma, uzaba umurizo rwose, uzaba umurizo aho kuba umutwe. Abantu ntibazakubaha, ntibazubaha n'Imana yawe. Ariko nukora ibihesha Imana icyubahiro, nawe bikaguhesha icyubahiro, ukabiba neza, Imana izagukubira inshuro 100 yakubiye abatubanjirije, kuko bagiye babikora. Imana ibaha umugisha. Izi nyungu zose ndazirya nzimare, uyu musaruro mbonye ndajya ku mazi, ndajya kugura ibintu ntanateguye, ntanapanze, ntigeze nanapanga mu buzima, kubera nyine nabibonye. Nabonye inyungu, I have to enjoy, I have to bika. Kazigamira ejo hazaza. Kuzigama ni ikintu kigorana, baba bafite amafaranga, baba batayafite, baba bafite ubutunzi, baba batabufite, ikintu kigorana. Ariko mu bwenge Imana itanga, mu musaruro ukwiriye gufataho igice ukakizigama, nubwo 100. Urakoze Mwami, turagushimiye ubuntu bwawe n'urukundo bwawe no gufashwa n'Umwuka Wera. Bane natwe twese na bene data bose, none bihe bidashira. Amen, amen. Mu migabane, mu biba ahantu hose. Biratangaje cyane ahantu ushobora gusanga abantu bahuriye hamwe, bamaranye imyaka 50 baba muri korali, ariko ugasanga nta n'ihene nibura yakamirwa abakene bagira, nta n'ingurube bafite nibura bashobora gufashisha wenda abakene. Ibintu biba bibabaje kandi binateye ubwoba. Hari systems nyinshi izabagira imitwe, ntabwo izabagira imirizo. Bazaba hejuru, ntibazaba hasi. Byerekana ko abantu bamenye Imana, abantu bubaha Imana, ari abantu badasanzwe, ari abantu batandukanye mu buryo ubwo ari bwo bwose. Rero mbifurize kubiba neza, mukora cyane, mugera kuri byinshi, bizatuma mugera kure. Mufashe benshi be gusuzugura Imana yanyu. Oya, ntibasuzugura Imana yanyu, kubera ko ihame ryo kubiba mutarikurikije. Murikurikize. Biga gushora, biga kubiba, biga kunyanyagiza, biga gutanga cyangwa se gushora. Umubibyi uyu munsi ndagira ngo turebere ku ihame ry'ingenzi, ihame ryo kubiba,
gusarura, guhunika ndetse noza muhunike neza muzagera kure, muzaba imitwe ntabwo muzaba imirizo, ntabwo bazasuzugura Imana yanyu, namwe ntibazabasuzugura kubera ko muzaba mufite agaciro, mufite ibifatika, mufite ubwenge, mufite ubuhanga, murashoboye, mufite ubumenyi, mufite iby'agaciro bidasanzwe. Imana ibaha umugisha kandi muharanire kwihesha agaciro ubuzima bwanyu bwose. Imana izabaha umugisha, Imana izabagura, Imana izagendana namwe. Murakoze, mwari muri kumwe amahame bagenda batubahiriza cyangwa se amahame bakeneye kugenda biga bakamenya bagasobanukirwa kugira ngo barusheho kuba abantu badasanzwe, barusheho kuba ubwoko budasanzwe, barusheho kuba abantu b'intangarugero bari imbere muri rusange, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ko abakiranutsi arizo mfura zo mu isi Imana yishimira, kandi irindi rikavuga ngo izabagira imitwe ntabwo izabagira imirizo, bazaba hejuru ntibazaba hasi. Byerekana ko abantu bamenye Imana, abantu bubaha Imana, ari abantu badasanzwe, ari abantu batandukanye mu buryo ubwo ari bwo bwose. Imana rero murakoze cyane, twongeye kubaha ikaze kuri The Amavia 777 Space. Imana ibaha umugisha. Niba utarakora subscribe wayikora kuri The Amavia 777 Space. Muri kumwe na Jean de Dieu Ndacyayisenga, ubakunda, wifuriza imigisha kandi wifuriza ibyiza iminsi yanyu yose yo kubaho. Turabakire rero abari mu Rwanda, abari muri East Africa, abari muri Afrika, abari mu bihugu bitandukanye ku rwego rw'isi, mwese Imana ibaha umugisha. Turongeye turagarutse rero mu kiganiro cyacu, ariko reka tubanze dushimire Imana ko itwemereye kuba imbere yayo. Imana nkuru, turagushimiye kuri umukozi w'umuhanga, duhamagaye imbaraga zawe no kwera no gukiranuka, duhamagaye ubutware n'ubushobozi kugira ngo bumanukire mu ijambo ryawe, kandi buri muntu wese uryumva Mana agira umugisha. Urakoze, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Muri iyi minsi cyangwa se muri kino gihe usanga abakristo benshi hari amahame bagenda batubahiriza cyangwa se amahame bakeneye kugenda biga bakamenya bagasobanukirwa kugira ngo barusheho kuba abantu badasanzwe, barusheho kuba ubwoko budasanzwe, barusheho kuba abantu b'intangarugero bari imbere muri rusange, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ko abakiranutsi arizo mfura zo mu isi Imana yishimira, kandi irindi rikavuga ngo izabagira imitwe ntabwo izabagira imirizo, bazaba hejuru ntibazaba hasi. Byerekana ko abantu bamenye Imana, abantu bubaha Imana, ari abantu badasanzwe, ari abantu batandukanye mu buryo ubwo ari bwo bwose. Imana rero ibaha umugisha. Uyu munsi ndagira ngo turebere ku ihame ry'ingenzi, ihame ryo kubiba, gusarura, guhunika ndetse ihame ryo kubiba, ryo gusarura ndetse no guhunika. Ni ibintu bitatu
ariko harazamo n'ikindi cya kane. Munyemerere twifashishe ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 8 umurongo wa 8. Haranditse ngo izindi zigwa mu butaka bwiza ziramera, zera imbuto imwe 100, indi 100, bityo bityo. Amaze kuvuga ibyo, avuga ijwi rirenga ati, ufite amatwi yumva niyumve. Ku murongo wa 10, Luka igice cya 8 umurongo wa 10, haranditse ngo arababwira ati, mwebwe mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bw'Imana, ariko abandi bo babibwirwa mu migani, kugira ngo kureba babirebe ariko be kubibona, no kumva babyumve ariko be kubisobanukirwa. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagirire neza. Nagira ngo mbabwire ko ubwiru bw'ijambo ry'Imana ni ubwiru buhambaye, ni ubwiru bukomeye cyane, bumenywa n'abantu basobanukiwe, n'abantu bamenye bakamenya amahame agenga imikorere y'Imana, bakamenya amahame Imana yagiye ishyiraho, kandi ayo mahame akora mu buzima bw'ubumana, agakora no mu buzima busanzwe. Mbabwire ko aya mahame iyo umuntu uwo ari we wese yakurikije abasha kugera ku musaruro, kandi umusaruro urambye. Aha ni Kristo yari ari kubacira umugani w'umubibyi wasohoye imbuto akajya kubiba. Ijambo twasomye zagiye zigwa ahantu hatandukanye, ariko ngo izaguye mu butaka bwiza zarameze, ngo zirangije zirera, imwe 100, indi 100, bityo 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 bityo. Ngo amaze kuvuga atyo, arababwira n'ijwi rirenga ati, ufite amatwi yumva niyumve. Impamvu ni uko Kristo yari ari kubabwira ibintu by'ubwenge, ibintu by'ubuhanga byo mu buzima bw'ubumana, ariko no mu buzima busanzwe. Aha yari ari kubabwira abantu bumva ijambo ry'Imana bakarigira ubuzima, bakarikomeza. Abo bantu bavuga ko iryo jambo rigenda rikera imbuto nyinshi, 100, 100, 100 gutyo, ndetse no gukomeza. Ageze hasi ku murongo wa 10, arababwira ngo ariko ndababwira ko mwebwe mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bw'Imana, ariko abandi babibwirwa mu migani. Barabireba ariko ntibabasha kubisobanukirwa, barabyitegereza ariko ntibabasha kubibona, barabyumva ariko ntibabasha no kubisobanukirwa. Niyo mpamvu rero amahame y'ubwiru bw'Imana bisaba kuyumva, ukayiga, ukayamenya, ukayashyira mu buzima bwawe busanzwe bwa buri munsi, kugira ngo ubashe kugera kuri byinshi. Ushobora kwibaza ngo mbese kubiba bivuze iki? Kubiba biravuze ngo ukwiriye gushora imbaraga, ugashora ubwenge, ugashora ibitekerezo, ugashora ibitekerezo bidasanzwe byo mu buryo bw'ubuzima busanzwe. Abakristo benshi usanga nyine iri hame
bakunda kurikora, ariko ugasanga barikoze mu bintu bisanzwe. Kubiba agatanga mu rusengero, agatanga mu miryango, agatanga mu magurupe atandukanye, agatanga, ariko ugasanga bigarukiye aho ngaho mu nzu y'Imana. Ariko no mu buzima busanzwe bwo hanze birakwiriye ko abantu biga gushora, biga kubiba, biga kunyanyagiza, biga gutanga cyangwa se gushora. Umubibyi abiba yizeye, ashora yizeye, yizera ko iyo mbuto ayishyize mu butaka ikazabora, igapfa, ikamera, igakura, ikazera imbuto nyinshi. Hanyuma muri za mbuto zeze, igihe cy'isarura kiragera. Iyo asaruye ya mbuto iza yikubye. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo iza yikubye inshuro 100, 100, 100, bityo. Bibiliya ikunda gukoresha inshuro 100, byerekana yuko kubiba kwiza ni ukubiba ariko ukabona n'umusaruro. Uwo musaruro nawo ugabanywamo ibice bigera muri 3. Igice cya mbere ni ukongera guhunika imbuto. Ni imbuto uzongera ukabiba, ni imbuto uzongera ugashora, ni imbuto uzongera ukajyana ahandi hantu, nayo ikazakomeza kwera. Umuntu uzi kubiba neza akanasarura, uyu muntu ahora buri gihe atekereza imishinga yunguka, ikunguka, ibyo yungutse akabiryamo, ibyo yungutse akabizigamamo, ibyo yungutse akongera akabishora. Bityo bikagenda byaguka bikazagera kure. Rero igikunda kuba ni iki ku bakristo benshi? Nuko babiba, basarura, bagahita babirya bakabimara. Bivuze ngo expenses ziba nyinshi cyane, ibyo barya nibyo biba byinshi cyane. Ariko umukristo mwiza agomba kubiba, akagira igihe cyo gushora, akagira n'igihe cyo gusarura. Ibyo asaruye akagira ibyo arya, akagira ibyo ajyana ku isoko, akagira n'ibindi ahunika, kubera ko yitegura ko igihe nikigera azongera akabiba. Rero Imana itugirire neza. Iri hame ryo kubiba ni ihame ry'ingenzi, ni ihame rijyana no kugira ibitekerezo byiza kandi byagutse, ibitekerezo bica muri risk, ibitekerezo bica mu ngaruka nyinshi, ibitekerezo bizana ibisubizo by'ubuzima bw'abantu. Mbabwire bene data ba Kristo, usanga uburyo twigishijwe ni uburyo bwirengagiza amahame yo mu buzima bwa hano mw'ino si. Kubiba bigira amahame yabyo. Kubiba bisaba, icya mbere ni ukubitekereza, ugatekereza ko uzabiba. Wamara kubitekereza ugategura ikintu bita imbuto. Ni imbuto nziza ya high quality, ni imbuto nziza
izabasha guhangana n'ibihe, ni imbuto nziza izabasha gukora ibintu bidasanzwe. Nimba utekereza bizinesi, tekereza bizinesi izabasha guhangana n'ibihe. Tekereza bizinesi ije gusubiza ibibazo bya benshi. Tekereza bizinesi izaza kubaka igihugu. Tekereza bizinesi izaza kubaka umuryango. Tekereza bizinesi izaza kubaka umugabane. Nurangiza uyishoremo amafaranga, uyishoremo imbaraga, ubwenge n'ibitekerezo, kuko nibwo uzagera igihe ukabona inyungu zabyo. Uyu muhinzi ajya gutegura umurima, ajya gutegura tere, ashaka amakuru y'umurima, umurima mwiza, umurima utari urusekabuye, umurima utari ku misozi ihanamye, umurima uri ahantu heza. Uwo murima biravuze ngo ni ukubanza kujya gukora ubushakashatsi, ukamenya ahantu uzakorera, ukamenya amakuru y'ibintu uzakora, ukamenya amahame agenga icyo kintu. Nimba ari ubucuruzi bw'imigati, ugomba kumenya amahame agenga ubucuruzi bw'imigati. Nimba ari standard runaka, ugomba kuyimenya. Uwo murimo ugomba kuwutemberamo, ukamenya amakuru yawo, ukamenya nimba hakenewe ifumbire, ukamenya niba uzahingisha imashini, ukamenya niba uzashaka aba expert, ukamenya nimba uzakora ibintu runaka. Kugira ngo rero ubibe neza, nuko ubanza gutekereza ku mbuto, ugatekereza ku murima, ugatekereza n'ibizawugendaho byose. Ibyo iyo umaze kubitekereza, uhita utekereza ngo noneho nzakorana nande, nzakorana n'abandi, ninjye nzihingira njyenyine cyangwa nzahingana n'abandi, nzakoresha abandi, bizagenda gute? Ibyo byose ni ibijyanye na collaboration, gukorana n'abandi. Ni ibintu bisaba kubanza kubimenya byose, ukamenya amakuru, ukayashaka, bikakuvuna. Ntukabyuke ngo uvuge ngo Imana yavuze ngo ngomba gucuruza. Yabivuze nibyo koko, yanakweretse wenda n'icyo uzacuruza, ariko nugenda nabi, ubwiza ukuri, uzahomba, wongere uhombe, wongere uhombe, wongere uhombe, kubera ko wabibye utarabasha kumenya amahame yo kubiba. Wagiye mu kintu utarabasha kumenya ikigenga icyo kintu ugiyemo. Wapfuye kureba gusa ko umuntu abikora bimeze neza, nawe upfa kujyamo. Hari n'abajya bigana, ugasanga umuntu acuruza hano ibishyimbo, nawe uzanye ibishyimbo hano. Ntiwabanje kumenya ihame ryo kubiba kuri wowe. Ihame ryo kubiba ni ikintu cy'ingenzi dukwiriye kumenya abakristo, kugira ngo tube imitwe, tube hejuru. Nuko tumenya amahame agenga kubiba. Umenye amahame agenga kubiba. Numara kuyamenya, bizagufasha gutanga umusaruro. Ubona umusaruro ari mwinshi cyane, kubera ko wamenye amahame agenga ibintu, urayasobanukirwa, urayakora. Nimba ari serivisi ugiye gucuruza, menya amahame agenga service, menya ibigenga service, menya uburyo itangwa, menya uburyo uyirinda, menya uburyo uyamamaza,
menya uburyo uyivuga mu bandi bantu. Nimba ari igikorwa gifatika, menya uburyo ugikora kandi ugikore mu buryo bw'intangarugero, mu buryo buri excellent, mu buryo buri outstanding, ku buryo icyo kintu umuntu nakigeramo ahimbaza Imana, aha Imana icyubahiro, akagera muri business yawe akavuga ngo iyi business ndabona irimo service zidasanzwe, irimo kubaha abantu bidasanzwe, irimo gusubiza ibibazo mu buryo budasanzwe, irimo kurema ibintu mu buryo budasanzwe. Ni ibyo ngibyo Imana ibashakaho, kuko ibintu byose Imana yakoraga ngo yaritegerezaga yabona ngo ikabona ni byiza, kubera ko yabaga yakoze ibintu byiza. Bakristo bene data, nshuti zanjye, nshuti z'umusaraba wa Kristo, mukwiriye kuba imitwe ntimube imirizo. Mukwiriye kugira amafaranga, mukwiriye kugira ubutunzi, mukwiriye kugira ibijyanye na tekinoloji, mukwiriye kugira ibintu bidasanzwe, uburyo mubikora bikamanura ubwami bw'Imana, bikazana ibisubizo by'ibibazo bya benshi, ku buryo n'ubigezemo avuga ngo nabonye Imana, nabonye Imana muri ino business, nabonye Imana muri organization, nabonye Imana muri service zose bampaye, nabonaga harimo ubwiza bw'Imana. Ni icyo ngicyo dukeneye gukora. Iryo ni ihame rya mbere ryo kubiba. Banza wicare neza, utekereze neza, wabibwiwe n'Imana, wayobowe n'Imana, wabigiriwemo inama n'abantu, wakoze ubushakashatsi, wakoze icyo bita gushaka amakuru, wamenya amakuru y'ibikoresho n'ibintu byose n'ibigenga icyo kirere byose wabimenye. Nurangiza winjire noneho ujye kubiba. Ndakubwiza ukuri, uzabona umusaruro. Bibiliya niyo itubwira uburyo Isaka yabibye mu gihugu cy'Abafilisitiya. Nitangira ibice 26 umurongo wa 12. Haravuga ngo Isaka biba muri icyo gihugu, ngo muri uwo mwaka yeza ibirutaho incuro 100, ngo Uwiteka amuha umugisha. Byerekana ko Isaka, abantu batubanjirije bari bazi kubahiriza amahame yo kubiba. Yabibye muri icyo gihugu, nubwo kitari igihugu cye, cyari icy'amahanga, mu Bafilisitiya batubaha Imana, batazi Imana, badasobanukiwe Imana, ariko rya hame ryo kubiba ararikora. Rero nkwifurije kwa applyinga neza iri hame ryo kubiba, ukaryitaho, ugakora ibintu mu buryo bwiza bw'intangarugero, kubahisha Imana ndetse n'abantu bakabishima, kubera ko uri gukora ibintu neza mu buryo bw'intangarugero bihesha Imana icyubahiro, nawe bikaguhesha icyubahiro. Ihame rya kabiri ni ihame ryo gusarura. Warabibye, urabikurikirana, none igihe cyo gusarura kirageze. Ni ryari? Ni cya gihe ubona umusaruro wikubye, ni cya gihe ubona inyungu, ni cya gihe ubona icyo bita rewards, ni cya gihe ubona ibwikube bw'ibyo wakoze. Dusomye muri Matayo ibice 25 umurongo wa 20, haravuga ngo uwahawe italanto 5 araza azana izindi italanto 5, ati databuja wansigiye italanto 5, dore nazigenzuyemo izindi italanto 5.
byerekana ko igihe cy'isarura ni cya gihe ubona inyungu, ni cya gihe ubona umusaruro w'ibyo washakaga, ni cya gihe wageze ku ntego z'ibyo watekereje, ni cya gihe wakoze igikorwa kigatangira kunguka, kigatangira kwaguka, kigatangira kugera kure, kigatangira kuzana ibisubizo. Iyo umaze kubona ibyo bisubizo, ntago wicara ngo wigunge, ntago wicara ngo urye bya bindi byose wungutse, ahubwo bya bindi wasaruye, za nyungu wungutse, uvanamo bimwe ukabigira imbuto, ukabyongera ku gishoro, ukavanamo ibindi ukabirya, bikagutunga cyangwa bigafasha umuryango wawe cyangwa bigafasha abandi, cyangwa bigafasha mu iterambere ryo mu bindi bintu. Hanyuma ikindi gice ukagihunika, ukakibika, kuko ejo ntabwo uzi uko ejo bizaba bimeze. Amapfa yatera, ibyago byaza, ibiza byaza, wafasha n'abandi, hari ibintu byinshi wakora. Uwo ni umusaruro. Umusaruro tubonye, ntabwo twicara ngo dufunge amaboko, ntabwo twicara ngo twumve ngo birarangiye, oya, ahubwo dukomeza gukora tugana imbere heza, kubera ko buri rwego ugezeho hari urundi uba ukeneye kugeraho. Ukwiriye gukora umusaruro ukawucunga neza. Ukwiriye rero kwiga ubwenge bwo gucunga umusaruro, inyungu ubonye ukazibyazamo ibintu nibura bitatu. Icya mbere ni ukurobanuramo izindi mbuto ukazihunika kugira ngo ziziyongere ku zindi mbuto. Nimba wabibaga muri hegitari 5, noneho uhunike uzabibe muri hegitari 10. Nimba wabibaga hegitari 20, uzabibe noneho hegitari 50. Birasaba imbuto nyinshi, birasaba kubitekereza, birasaba kugura ubutaka, birasaba kongera kwagura no gutekereza, guhora waguka. Bivuze ngo inyungu niyo ituma waguka, ukagura, ukagera kure cyane. Hanyuma ubundi bwenge ukwiriye kongera kwiga ni ubwenge bwo kubasha nanone kurya, ukavanamo igice kimwe ukakirya, kikagufasha mu buzima, umuryango ukabaho, inshuti zikabaho. Ibyo nabyo ni ubwenge bwo kumenya kubikoresha. Harimo uhita uvuga uti izi nyungu zose ndazirya nzimare, uyu musaruro mbonye ndajya ku mazi, ndajya kugura ibintu ntanateguye, ntanapanze, ntigeze nanapanga mu buzima, kubera nyine nabibonye, nabonye inyungu, I have to enjoy, I have to test new thing. Mbega ukavuga uti ngomba kwishimisha. Oya, giramo ubwenge, ukore ibikenewe kandi by'umumaro, bituma ubaho neza, bituma utaba habi, bituma udasa nabi, bituma abantu batagusuzugura, bituma abantu batagutuka, bituma abantu badaconfusinga Imana yawe, ahubwo abantu bavuge ngo Imana y'uriya muntu ni Imana ikora. Asa neza, avuga neza, akora neza, yambara neza, abana be biga neza, imiryango imeze neza, inshuti ze zimeze neza. Mbega uwagira umuntu yagira uyu nguyu, kubera ko afite Imana, ariko yakoze n'ibintu byamuhaye inyungu, yarungutse, yarasaruye, umusaruro asaruye awubyaza umumaro. Imana itugirire neza. Hanyuma ubundi bwenge ukwiriye kwiga ni ubwenge nanone bwo kubasha kubika. Hanyuma ubundi bwenge ukwiriye kwiga ni ubwenge nanone bwo kubasha kubika, ukazigamira ejo hazaza.
kuzigama ni ikintu kigorana, baba bafite amafaranga, baba batayafite, baba bafite ubutunzi, baba batabufite, ikintu kigorana. Ariko mu bwenge Imana itanga, mu musaruro ukwiriye gufataho igice ukakizigama. Nubwo wazigama 10%, nubwo wazigama 5%, nubwo wazigama 20%, nubwo wazigama 30%, nubwo wazigama 50%, iyo ufite intego muri buno buzima, ubaho uri umuntu udasanzwe, ubaho uri umuntu uzagera kure, ubaho uri umuntu uzaba umutwe utazaba umurizo. Bakristo bene data, ibyo ni ibintu by'ingenzi mukwiriye kumenya, kwiga kuzigamira ejo hazaza. Ejo hazaza ibintu bigenda bihinduka, ibintu bigenda bihenda, ibintu bigenda birushaho gukomera, ibintu bigenda birushaho. Ubumenyi bwo kuzigamira ejo hazaza ni ubumenyi bw'ingenzi umukristo akwiriye kugira, kubera ko buzagufasha. Mwibuke mu itangiriro niho tubona amakuru y'umuntu bita Farawo, ngo arota inzozi, ngabona amahundo 7 y'imishishe, ngo n'andi mahundo 7 y'iminambe, ngo ay'iminambe amira yayandi y'imishishe, ngo abona yayandi y'iminambe nta gihindutse, ngo arongera abona inka nanone z'imishishe, ariko abona n'izindi z'iminambe, ngo iz'iminambe zimira za zindi z'imishishe, ngo ariko ngo agiye kubona ngo abona n'ubundi za nka z'iminambe zikomeje kuba iminambe. Ngo biramucanga, ngo ateranya abakonikoni n'abapfumu n'abandi banyabwenge bose, ikibazo kirananirana, bananirwa gusobanura izo nzozi. Ariko umuntu bita Yosefu yari ari muri gereza, ngo Imana imukuramo ikoresheje imbaraga zayo kubera inzozi, kugira ngo gusa aze gusobanura inzozi. Ahageze arababwira ati, izo nka z'imishishi n'ayo mahundo y'amasaka y'imishishi ni imyaka 7 y'uburumbuke, na bya bindi by'iminambe wabonye nabyo n'indi myaka 7 y'inzara, n'indi myaka y'igihe kitoroshye. Arangije aramubwira ati, rero ushaka umuntu w'umuhanga wize ibyo bintu bijyanye no guhunika no guteganyiriza ejo hazaza, hanyuma azabafasha mu gihe cy'uburumbuke, bazahunika imyaka myinshi rwose, hanyuma iyo myaka izabasha kubatunga mu gihe cy'inzara. Hanyuma Farawo ngo inama arayumva, arangije aravuga ngo nta wundi muntu twabona w'umunyabwenge nkawe uri mu mwuka w'Imana. Arangije arabimushinga. Yosefu ngo arahunikisha mu gihe cy'imyaka 7, ku buryo indi myaka 7 y'inzara yatunze igihugu cyose, abasha no gutunga n'ibindi bihugu, kubera ko inzara yari yarateye, ariko babashije gutunga abantu benshi. Kuzigama bifite umumaro w'ejo hazaza, kuko ushobora gutungurwa n'ibyago cyangwa se n'amakuba, cyangwa n'ibyago nk'ibyo bikazatera. Ngira ngo muribuka muri 2020 habayeho igihe cya COVID, biba ngombwa ko abantu bose baguma mu rugo, igihe cy'amezi 2 abantu bibera mu rugo.
rero urumva umuntu utari warazigamye yahuye n'ibibazo, ariko umuntu wari warazigamye nta kibazo yigeze agira. Rero ryari iryo hame nagira ngo mbabwire, ihame ryo kubiba, gusarura ndetse no guhunika. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Nizere ko hari ibintu byinshi mwungutsemo, kandi nimba hari ibyo mudasobanukiwe mwaduha muri comment mukatubaza, n'ibindi mwifuza ko twabaganirizaho bijyanye n'iri hame ryo kubiba, gusarura ndetse no guhunika. Ni ihame ryo mu buzima bwo mu bumana, ni n'ihame ryo mu buzima busanzwe, kuko mu nzu y'Imana mubibemo, mu nzu y'Imana mukoremo, rwose mwibikiriza ubutunzi bwanyu ahantu abajura n'ingese batagera. Ariko mwibuke ko iri hame Imana yaritanze kugira ngo rijye no mu buzima busanzwe. Abakristo mukore, abakristo mutekereze cyane, abakristo mwunguke ibintu by'ubwenge bituma no hano hanze muba mufite ubwenge, bituma mukora ibintu by'intangarugero, ibintu byubahisha Imana, ibintu bihesha Imana icyubahiro, namwe bikabahesha icyubahiro mwebwe ubwanyu, bikabakizanya mwebwe ubwanyu ndetse n'abandi. Imana ibahe umugisha. Mbifuriza ko abakristo mwakora ibintu bihambaye muri tekinoloji, mukaba murimo, mukaba ari mwe mufite platform meza, mukaba ari mwe mufasha muri tekinoloji zitandukanye, ubuhinzi n'ubworozi, mu bucuruzi, muri serivisi, mukaba mufitemo tekinoloji zidasanzwe, mu burezi, mu buvuzi, muri economy, mukaba mufitemo system zidasanzwe ziyobowe n'abantu b'Imana, ziri imbere n'abantu b'Imana, zikabinjiriza amafaranga, mugatanga akazi, mugakomeza kwinvestisa, mugakomeza gushora, mugakora ibintu byiza cyane. Imana izabaha umugisha. Rero birasaba ko mubiba, birasaba ko mutekereza, birasaba ko mwibwira ibintu byagutse bihambaye, kuko Imana iri kumwe namwe. Imana yahaye umugisha Isaka kubera yabibye, izabura ite kubaha umugisha nimujya muri business, nimujya muri technology, nimujya muri education system, nimujya muri leadership system, nimujya muri economic systems, nimujya mu bintu bya entrepreneurship. Ni gute Imana itazabaheramo umugisha? Izabaha umugisha mutange service nziza, izabaha umugisha mukora ibintu biri excellent, ku buryo bikiza imitima ariko bigakiza n'imibiri, bigafasha n'imibiri, bigafasha n'imibiri. Mukora ibintu, mujye muri research, mujye muri systems, scientific process, scientific research, scientific infrastructures, mube mufitemo izo technologies. Abakristo mwakaba ari mwe muyoboye wenda system za internet, mwakaba ari mwe muyoboye system za social medias, mwakaba ari mwe muyoboye ibintu byo ku rwego rw'isi bikomeye. Ibyemezo mwafata kubera mwa mufite influence yabiyobowe n'umucyo. Rero mubibe, bizashoboka kubera ko mwabibye. Ni mubiba, mubibe mu gihugu, mubibe mu miryango, mubibe muri community, mubibe, bizashoboka kubera ko mwabibye. Ni mubiba, mubibe mu gihugu, mubibe mu miryango, mubibe muri community, mubibe mu migabane, mubibe ahantu hose. Biratangaje cyane ahantu ushobora gusanga abantu bahuriye hamwe bamaranye imyaka 50 baba muri korali,
ariko ugasanga nta n'ihene nibura yakamirwa abakene bagira, nta n'ingurube bafite nibura bashobora gufashisha wenda abakene. Ni ibintu biba bibabaje kandi binateye ubwoba. Hari systems nyinshi, yego muhurira mu cyake, mukaririmba, mugasenga, mugatabarana, mukungurana mu buryo ubwo ari bwo bwose, ariko se muzaba imitwe gute? Muzaba imirizo gute? Muzaba nibaza ko nta muntu wifuza kuba imirizo, ahubwo yifuza kuba umutwe. Kuba umutwe rero ni uko uri muri za nzego zifata ibyemezo, ni uko uri muri ba bantu bafite ijambo. Ufite amafaranga, niba nta mafaranga ufite baragufata nk'umuntu usanzwe, baragutekereza nk'umuntu usanzwe, baragutekereza ko nyine ntabyo ushoboye n'ubundi ntabyo wageraho. So rero mbifurize kubiba neza, mukora cyane, mugera kuri byinshi bizatuma mugera kure, mufashe benshi n'ubundi ntabyo wageraho. So rero mbifurize kubiba neza, mukora cyane, mugera kuri byinshi bizatuma mugera kure, mufashe benshi, be gusuzugura Imana yanyu. Oya, ntibasuzugura Imana yanyu kubera ko ihame ryo kubiba mutarikurikije. Murikurikize, mujye mu buhinzi n'ubworozi, mujye muri business zambukiranya imipaka, mujye muri construction, mujye muri infrastructures, mukore ibintu, mujye muri service, tange service mu buryo buri very high, tange quality nziza. Imana ibaha umugisha. Njya mbona hari ibintu mukora neza, njya mbona mukora protocole neza, njya mbona muririmba neza, njya mbona musenga neza, njya mbona mufite uburyo mufasha abantu. Ibyo byose mujye beyond, mujye mu rwego rundi rwagutse. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Mubibe kuko igihe nikigera muzasarura. Ribuka Yesu Kristo yari ari kuganira n'abantu ababwira igihe cyo kugera mu ijuru nikigera, azajya ababwira ati mwebwe mujye iburyo bwanjye kuko igihe nari ndwaye mwaransuye, igihe nari nshonje mwarangaburiye, igihe byari bimeze gutya mwangiriye neza, igihe mwitaga kuri wa wundi uciye bugufi muri mwe, ninjye mwari muri kugirira neza. Ibyo mubitekereze mu buryo bwagutse, mubikore mu buryo bwagutse. Ntabwo wafasha nta kintu n'ubundi ukora, ushobora kubikora ariko igihe cyagera ukananirwa. Ariko mugire ibintu mukora byagutse, bizatuma mufasha abakene, mufashe imfubyi, mufashe abapfakazi, muhange imirimo, muremere imirimo benshi, mufashe mu buryo ubwo ari bwo bwose. Mube good ambassadors of Christ, mube abambasaderi b'ubwami bw'Imana, kubera ko mwakoze ibintu bidasanzwe. Imana ibaha umugisha. Ryari iryo hame ryo kubiba, gusarura ndetse no guhunika. Mubibe neza, musarure neza, muhunike neza, muzagera kure. Muzaba imitwe ntabwo neza, muzagera kure. Muzaba imitwe ntabwo muzaba imirizo, ntabwo bazasuzugura Imana yanyu, namwe ntibazabasuzugura, kubera ko muzaba mufite agaciro, mufite ibifatika, mufite ubwenge, mufite ubuhanga, murashoboye, mufite ubumenyi, mufite iby'agaciro bidasanzwe. Imana ibaha umugisha kandi muharanire kwihesha agaciro ubuzima bwanyu bwose. Imana izabaha umugisha, Imana izabagura, Imana izagendana nawe. Murakoze. Mwari muri kumwe na Jean de Dieu Ndacyayisenga ubakunda, bifuriza umugisha w'Imana
I'm the blessed person over the world. Ni umunyamugisha kandi namwe muri abanyamugisha. Muba abanyamugisha ibihe byose, mubiba, musarura ndetse mukomeza no guhunika. Imbere ni heza, ejo ni heza, mwinjira mu mugambi w'Imana, mwinjira mu cy'Imana yabahamagariye muri buno buzima bwa buri munsi. Cya kindi wiyumvamo ugikore, cya kindi utekereza ugikore, cya kindi Imana yakubwiye ugikore, cya kindi wagambiriye ugikore. Ariko ubanze umenye ano mahame yo kubiba, yo gusarura ndetse no guhunika. Imana ibahe umugisha, reka dusenge Imana. Kandi rwose niba utarakora subscribe yikore, mukore comment, mukore like, munasharinge n'inshuti zanyu. Imana ibahe umugisha. Turi hano ku bwanyu, turi hano ngo dufatanye, turi hano ngo twungurane, turi hano ngo tugere kuri byinshi. Bibutse ko muri foundations cyangwa se pillars za The Amavia 77 Space ni pillar enye. Ya mbere ni ukuba inspiring, iya kabiri ni ukuba empowering, iya gatatu ni ukuba connecting. The last one is to make the impact, to make sustainable change. That is our aim, that is our great aim, to transform lives of people, to transform lives of our community, to transform where we live, to transform where we are, and even beyond, as well as leaving a good legacy. We need to leave a good legacy. We need to work hard. We need to get inspired, empowered, connected, as well as making change on this world. That's our aim. That is our great aim. Imana iduhamagarira gukora mu gihe cyacu, mu bidufashemo, mu bidushyigikiremo, tuzagera kure twese dufatanyije. Nta cy'Imana itakora, nta Imana itagukura, nta n'ahantu Imana itakugeza. As long as you are complying with His principles. This is the first principle tubonye. Urikore neza mu gatondo, ku manywa, iminsi yose, without ceasing. Imana itakugeza. As long as you are complying with His principles. This is the first principle tubonye. Urikore neza mu gatondo, ku manywa, iminsi yose, without ceasing, without giving up. Just work hard, and work hard, and never be disappointed by the circumstance, by discouragement, by anything on this world. Just keep working hard. The future is brighter than today, is greater than today. Just make sure you are complying with the principles of God. Just ubibe, usarure, then unahunike. That's it. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Naho utaha ari muri kumwe na GDD Jean de Dieu. Reka dusoze dusenga Imana. Mana nkuru turagushimiye, uri Imana nzima, uri Imana ikiranuka. Umugisha buri muntu wese wumvishije iri jambo kandi icyo agerageje kubi, uri Imana nzima, uri Imana ikiranuka. Umugisha buri muntu wese wumvishije iri jambo kandi icyo agerageje kubiba, icyo agerageje gusarura, icyo agerageje guhunika, kigira umugisha. Gihore cyaguka iburyo n'ibumoso, imbere n'inyuma, hasi no hejuru. Dutanga umugisha kuri buri muntu wese wumvishije iri jambo, n'uzarisangiza abandi wese. Mana, abo umubibyi muzima, uzunguka ijana. Urakoze Mwami, turagushimiye ubuntu bwawe n'urukundo bwawe no gufashwa n'Umwuka Wera. Bane natwe twese na bene data bose.
none ibihe bidashira. Amen.